Ubushize twagarukiye ahangaha mbazaniye part 2. Urabona polisi yarahageze itangiye kugenda isakasaka, itangiye kugenda isaka ngo imenye ni bande baba barimo ahangaha bari kugenda magendo mu buryo butemewe. Urabona rwose nta kindi bakoze, bigira inama yo kuba basimbuka. Umugabo yarasimbutse, yanje asimbutsa n'umugore we bare niba bacika. Polisi yahise ihamagara avuga ati muze rwose murebe harimo n'abandi, tubasake turebe yuko rwose bano bantu twabafata bari kwambuka mu buryo butemewe. Urabona rwose abangaba bariruka bahingukira hano mu rutoki. Urabona umugabo n'umugore birutse barimo bareba yuko bacika polisi nayo ntiboroheye. Mu byibuka abangaba ni babandi bataye abana, basiga abana mu muhanda, babana baje gutabarwa na polisi. Mu byibuka ino ni part 2. Iyi ngiyi rero ni finali yayo. Urabona umugabo yarimo gutonganya umugore we amubwira ati ariko ubundi wa mugore, ubundi abagore mwabaye mute? Ati buri gihe abagore ni mwebwe muhora muzana ibibazo koko? Ati kuki nta rimwe muzana ibitekerezo bizima byubaka? Uyu nguyu akamubwira ati ariko ubundi wowe wajyanywa iki? Kuziko ya baga nyine nayitanze, wajyanywa iki? Umugore akomeza yisobanura ambwira ati nyine gerageza turebe yuko ahantu twabona ahantu twakwisha, ati cyangwa ukomeze twirukanke, ati turebe yuko bano ba polisi rwose batadufata. Mu by'ukuri nubwo birukaga bahunga na polisi yabagendagaho, yagendaga runoni bagenda runono. Mu by'ukuri angaha ntago ushobora gucika polisi. Urabona polisi yagerageje uko ishoboye kose kugira ngo irebe yuko babafata. Mu by'ukuri barahinguka abandi barenga. Urabona rero polisi kuyababwira ati wowe hariya nanjye nce hano ngaha turebe yuko twabahuriraho. Urabona umugore yaje ahangaha yirukanka pe yahagiye abwira umugabo ati no munsi nirurangiza nirwo rupfu rwacu, ati sinzi niba turi bubacike. Hari icyo yabonye icyobo, nta kindi yakoze, yahise amanukira muri urwo rwobo ashaka ukuntu yakihisha, arangije yishyiraho amakoma hejuru. Urabona ukuntu rwose arimo kubigenza ahangaha yihisha abwira umugabo ati nawe gerageza wirukanke wenda ntago bari bugufate, ntago bagufata kuko ahangaha ntago twajyamo turi babiri, ahubwo gerageza rwose ushakisha ahantu ujya. Umugabo akamubwira ati genda vuba utandaburiza. Umugabo nawe urabona yuko rwose ntari kubyumva, ahubwo umugabo akamubwira ati rwose wambabari ukava aho ngaho, uragira ngo polisi zihadusange koko turi babiri? Ati uragira ngo twese zidufate? Ati nibura genda, bamfate njyenyine, nawe bagufate wenyine. Urabona umugore rwose yari afite ubwoba, ariko umugabo yaje amubwira ati rero ntago ndi bubyemere, ntago nemera yuko wakwisha wenyine nanjye ndahangaha. Umugabo akakomeza amubwira ati rwose tubabarire utaza kuneza ibibazo, ati nukuri ngirira impuhwe nibambe, ati urabona yuko hano ngaha ni hatoya ntago twajyamo turi babiri. Ati se wakihanganye ukirukanka wenda we kuri umugabo utarushye cyane nkanjye. Batangiye basubiranamo muri ako kanya polisi yahise hagera ifata wa mugabo yarimo kubwira umugore we ati rwose gerageza dushaka ukuntu tujyamo turi babiri. Nyamara yaba yarirutse ashobora kuba nibura nawe yarabonye ubundi buhungiro, cyangwa arabonye uko abihisha ntabashe kuba yabishyikiriza, kuko urabona yuko rwose ntiyigeze yirukanka, ahubwo akomeje abwira umugore we basubiranamo ati simva hano ngaha, nawe vamo tugendane cyangwa nze twinjirane maho muri icyo cyobo urimo twese twihishe. Hano bamubajije se mugenzi wawe ari he ko mwari babiri? Ahubwo ati yirukanse yagiye hariya, ati nawe uhari. Ati noneho ibintu tugiye gukorera tuwageze kudukinisha, wambuka mu buryo butemewe, none no gukinisha polisi. Ati twebwe uzabo turi bo wowe? Arangije akayabwira ati mu by'ukuri ntabwo nzahanari, ati ntabwo nzahanari. Ati rwose yirukanse arirukanka, umugore ntafite ubwoba avuga ati manange ubu koko naramuka bivuze ko ndi bupfe koko. Uno mugabo urabona yakomeje atekereza mutima ati sundi nemere bakomeze bamfate njyenyine, nkomeze se muhishire, ati cyangwa muvumbure tujyemo turi babiri. N'umugabo rero arangije aramukatira wa mugabo we niba ushaka kumenya hari undekuye gatoya nyine nkubwira ahantu aherereye. Banga kumureka aramubwira ati uno mugabo ari komeza dukinisha atagira ngo
ajya tumurekure narangiza aducike. Uno mugore abona pe yari afite ubwoba, haravuga ati araturaburiza, ariko umuha agasopo amubwira ati kundi wakigabuwe kuki umenyera abantu, ati wowe uzi amashuri twese kugira tube abapolisi, atuzi ibintu tuba twaraciyemo kugira twambikwe ino myenda, ati wangiza ukatumenyera kuri ako kageni, ati ibingibi urimo kwivugisha, ati yirukanse, ati ngamumereze ikibiriti. Arangije nta kindi yakoze aho niba mujya ngo mubereke mumereze ikibiriti hano kandi munande kure maze ubundi mbashe kwa nabereka ahari. Uyu nguyu yari afite ubwo avuga ati mana wambabariye koko ntibibe ubwanyu. Umugabo hari icyo yakuyeho ikibiriti, arangije avuga ati byanga byakunda ndamubereka uko biri kose. Yarakizanye ashaka kature kinagiye gukora, mu by'ukuri ntago wavamo umuntu mwabaye umwe. Uyu wibuke ni umugore n'umugabo niba bajugunye babana. Urabona rwose ahangaha yabuze ko mubereka, arangije ashyiraho ikibiriti. Urabona byatangiye kwaka, biri kwaka, umugore avuzamo induru, arangije nyine aravuga ati nta kundi n'ubu ngibi ngomba guhaguruka nyine nkahunga. Bana rero tugaruka ahangaha, urabona wa mwana yari aryamye ameze neza, ariko mu by'ukuri yari atarakanguka, yari ataramenya ahari. Uyu ni umupolisi, nubwo rwose ari abapolisi ariko bafite n'imitima, bafite no gufasha muri bo, ntago barenganya abantu ahubwo bo bagerageza gukebura abantu. Urabona rwose uno mwana yaribambuye, arangije yarabyutse ahangaha, urabona rwose yarakangutse avuga ati ati umunaniro we, ati twirukanke we, ati baradufashe noneho, ati abapolisi baradufata. Yabyutse avuga ati twirukanke, ariko mu by'ukuri ntabwo yari azi nawe ahantu ari, ahubwo yisanze ahantu aribaza ati noneho ndi hehe. Hari uwamukoze amubwira ati wirukanke ujye hehe, ati ko turi kumwe, ati humura wigira ikibazo wigira ubwoba, ati komera, ati humura, n'umubebe urabona ameze neza, ati nawe mera neza ntugire ikibazo, ati rwose turabitaho muri bugubwe neza. Urabona rwose uno mupolisi afite impuhwe za kibyeyi. Uyu nguyu amubwira ati none se kuri umupolisi ukaba ari wowe udufite, ati ntago ati mana we, ati ndumva ngize ubwoba, ati ubuse n'uri budufunge, ati mbabarire ntudufunge pe, ati ramutse udufunze, ati na ba mama wacu baradusize, ati noneho twabaho gute koko. Uno mwana atangira kumuganyira amubwira ati abapolisi turabizi, uti mwebwe mufunga abantu, ati nta kindi mukora, iyo mutari kubakubita ati nyine murabafunga. Uyu nguyu urabona rwose byamukoze ku mutima, uyu mwana arimo kumubwira, nawe ni umubyeyi. Arangije amubwira ati humura rwose nugira ikibazo, ati rega nanjye ndi umubyeyi, ati ho yashati ndabazi, uti bajya babatubwira, ati bo mudafite cya kintu nyine murasisha, ati murabambika amapingu nyine mukabafunga, ati cyangwa nyine mukabakubita cyane, uti abantu bakapfa, ati cyangwa ati nyine cyese njya mbibona se kuri televiziyo, ati najyaga mbibona kuri televiziyo, ati ukuntu nyine abasirikare mufunga abantu, ati nyine mubakubita cyane, ati cyangwa mukaba mufite cya kintu nyine mukabarasa, ati nyine mukabica, ati nisi njya mbibona kuri televiziyo. Uyu nguyu yamubwiye ati humura rwose, ati nanjye ndi umubyeyi, nanjye ndi umupapa, ati ndabitaho ntacyo muri bube, ati humura rwose, ati kandi mama wanyu na papa wanyu polisi yamaze kubafata, nimugire ubwoba, nzagenda mbereka ahantu bari. Utiriho nanjye reka mbwira ukuntu ndi umubyeyi kandi nzabitaho. Urabona ahangaha hari ibintu yatangiye kuganiriza wa mwana, amubwira ati nanjye ndi umubyeyi. Badusubije inyuma rero batwereka ukuntu hano ngaha ari kumwe n'umwana we, umwana we arwaye cyane, umwana we arembye. Urabona umwana we ntago ameze neza habe na gatoya, nta mbaraga afite. Urabona rwose ari mu marembera. Uno mugabo akamubwira ati mwana wanjye humura ntugire ikibazo, ati winsiga, tubusuransiga koko urabona wansigira nde. Arangije uno mwana akamubwira ati papa ndabona ngiye rwose ndi mu minsi yanjye ya nyuma, ati ndumva nazi ukuntu umeze, ati imbaraga zashize, uti rwose papa niba hari ubufasha wamabume vuba, ati ntago meze neza habe na gatoya. Uno mugabo hari umuganga yari yahamagaye
aravuga ati uze hano ngaha nyine ukora mu buryo bwa prive, bano baba bikorera ku giti cyabo atari aba leta. Yaramuhamagaye yumva arahageze, yasohotse agiye kumureba. N'umwana asigara hano mu by'ukuri urabona nta mbaraga afite, ntabwo ameze neza, ndetse urabona rwose ari mu marembera atabonye ubutabazi. Vuba vuba byarangira binarangiye. Ahangaha rero umuganga yaraje aza kureba yuko hari icyo yafashe uno mwana, aza kureba yuko nibura ho gatoya yagira icyo amukorera akaba yamuramira. Uyu yaje amwinginga amubwira ati ndakwinginze ngwino utabara umwana wanjye ameze nabi cyane, umwana wanjye rwose ndabona ari kure, ari kugenda ncika anca mu myanya y'intoki mureba. Ati muganga rwose ndakwinginze mfasha pe, ati rwose ngirira imbabazi ugire vuba vuba, ati nibura nazanaguha amafaranga menshi nuramuka ufashije umwana wanjye akaba yabaho akongera akagira ubuzima. Umuganga ahangaha yangije arabyumva aramubwira ati ati tugende noneho tuyenge kureba uwo mwana. Uno mugabo ati ni ukuri pe, ati mfasha ndakwinginze. Muganga amubwira ati jya imbere tugende, ati genda nyine unyereke aho ngenda nyine aho nyura inzira nyine yariyo. Urabona akamubwira ati rwose muganga ngwino. Muganga nawe akamubwira ati jya imbere nyine ni wowe uhazi, ni wowe uzaho umwana ari. Urabona ko muganga rwose nawe yarahaje aza yegera wa mwana. Urabona wa mwana rwose ntako atagize kugira ngo abe yategereza papa we nibura amubwira ijambo rya nyuma. Yageze hano ngaho arangije amubwira ati rwose umwana wanjye n'uyu nguyu, ati rwose gira vuba vuba umwiteho nyine ndebe yuko umwana wanjye yakongera akagarura ubuzima, atameze nabi cyane rwose gira icyo ukora. Urabona muganga yaraje ahangaha hari akantu yabanje kuzana kugira arebe yuko umutima nibura waba utera neza. Urabona uno muganga yagerageje ibishoboka ngo abanze yumve niba nyine umutima w'umwana wamera neza. Arangije yumva yikanzemo abura n'icyo amubwira. Uno mwana yahise amubwira ati papa rwose nubwo ugerageza ukazana abaganga, nubwo ugerageza, ati njye ndumva ndimo kugenda, ati ndumva ndi kugenda pe, ati papa ngiye gupfa, ati rwose uzasigara amahoro, ati ndagukunda, uri umubyeyi mwiza wanyitayeho uko ushoboye. Nuko nguko umwana akaba aciyeho. Urabona papa we rwose ahangaha yahise agira ubwoba, aratangira avuga ati mwana wanjye winsiga njyenyine, winsiga muri aka gahinda, ati si waba unsigiye nde, waba unsiganye nande. Arangije atangira kumwinginga cyane avuga ati papa rwose ngirira imbabazi rwose mwana wanjye, ati kipucyuri cyiza, ati kipapa, ati rwose garuka, ati ngwino basi nibura tuvugane ijambo rya nyuma. Muganga yamubwiye ati ihangane rwose nuko bigenda. Uyu nguyu urabona hano yabuze icyo akora, acika intege nk'umubyeyi. Namwe murabizi ntabwo wabona umuntu wawe agenda nurangiza ngo useke wishime. Nizo nkuru yari arimo kubwira bari abana, ambwira ati nubwo ntashoboye kurera umwana wanjye nibura ngo mukuze agira hagera, utariko uti nyine nzabitaho, ati mbafate neza, ati kuko nanjye nyine, ati ayo mahirwe sinagize, ati niyo mpamvu ndi kukubwira nanjye ndi umubyeyi, ati nanjye nita ku bana, ati niyo mpamvu namwe nzabitaho, ati kandi muzakura neza. Urabona rwose uno mwana yatangiye gusubiza umutima mu nda avuga ati nta kibazo rwose, noneho ubwo tugeze mu maboko mazima. Urabona na mugenzi wiwe muvandimwe we yari ifite isaha yatuje rwose, yumva nta kibazo afite, yumva ntahungabana afite na gatoya kuko yari ari mu maboko mazima. Rwose yakomeje abihanganisha ababwira ati mwihangane. Uyu nawe ati ati mana yanjye we, udese nuko byakugendekeye, ati wihangane, utuzi ko navunitse, ati navunitse, ati cyagiye nagerageje nyine gusimbuka ahantu nasimbutse, ati ndavunika, ariko ndumva maze gukira, ati ndumva hakize nukuri. Uyu nguyu ambwira ati ese wanavunitse, ati ntabwo wavunitse ahubwo wari warushye, ati nyine urananirwa byatari, niyo mpamvu
kugenda byakunaniye kuko natwe twagusanze uri imbere y'amazi ariho uryamye, kugenda byakunaniye bigaragare ko wari warushye cyane. Ati niyo mpamvu ushobora kuba ubyutse uvuga ati twirukanke nuko ari byo wari urimo, atari ko humura rwose ubu ngubu ngiye kubitaho, ni njyewe ugiye kuba papa wanyu, ni njyewe ugiye kubakunda kandi nzabitaho cyane, nzabitaho muri byose. Urabona rwose kakana nako karishimye gakora mugenzi wako mu maso, karambwira ati yego rwose, atura umuvandimwe wanjye, ati kandi wagerageje kunyirukankana, nyine urabona pe nawe mwana, nawe muri wababyiyumvamo, kari mu maboko meza. Urabona rwose babonye umubyeyi, babona umuryango, barishima. Tugaruke hino, urabona wa mugore kubera yahiye baramupfutse ahantu hose, urabona rwose arapfukapfutse umutwe ndetse n'amaboko, kandi umugabo we niwe umuzanye, niwe uza umusunika hano mu kagare. Ariko mu by'ukuri umugore yarebye umugabo aramubwira ati se hano tuje kuhakora iki? Ati bimeze bite? Urabona rwose umugabo we nyine ahagaze aho ngaho bamaze kwiyakira yuko bagiye gufungwa. Aramubwira ati se sheri, mu by'ukuri urabona hano ngaha turi buhave gute? Ati urumva hari ibintu dufite byadukura aha ngaha? Umugabo aramubwira ati ariko ubundi wa mugore wabaye ati ibi byose se wabiteye se? Ati se wabiteye kugira tube turi aha ngaha? Abapolisi banjye baravuga ati rwose mwiza kuburanira aha ngaha nimuceceke aho ngaho. Uyu nguyu akomeza amubwira ati oya rwose uno mugore nawe ntiyumva, uta amafaranga yanjye, ati yajugunye gusa hejuru y'ubugoryi, ati ntagire ikintu na kimwe aba yadufasha, ati ubu ngubu tuba turi aha ngaha. Abasirikare bakomeza kubiyama bababwira ati rwose nimuceceke aho ngaho, mureke kudusakuriza. Urebe babana bahise baza, naho undi ya baga yari akifite ku mugongo yaje ayifite. Wa mugore aramureba nyine atangira kugira impuhwe, atangira kwirebeshwa nyine ukuntu nkaho bafitiye urukundo. Urabona nyine wa mwana yise azangambwa ati ntumpamagare mwana wawe, nago ndi umwana wawe. Ati burya kuva cyagihe muduta, kuva cyagiye mutujugunya ku muhanda, nta muhwe mwatugiriye, nta rukundo mwatugiriye, nimwigeze mutwereka impuhwe za kibyeyi habe na gatoya. Urabona rwose nyina yabonye yagize ngo bimukoze ku mutima. Reba umugabo we nawe hano yumiwe. Nyine umwana arakomeza arababwira ati ubu rero ntago mukiri ababyeyi bacu, ati mubyibagirwe kuva wa munsi dusigara ku muhanda, kuva wa munsi mutwirengagiza ngo turabasakuriza mu modoka, ati ubu ngubu byararangiye, twabonye abandi babyeyi. Urabona no mupolisi yambwiye ati urabyumva rero, ati n'abana banyu babakuyeho amaboko, ati rero nta kindi mufite hano gukora uretse gufungwa kandi mugakatirwa urubakwiriye, ati nibyo bibakwiriye, ati uko ntago muri ababyeyi ahubwo muri ababyeyi gito. Uyu nguyu urabona rwose yarumiwe, bitangira kumushobera, agira ubwoba cyane, yibazwa unagiye kujya muri gereza, abana babo nyine baranabateye nibura nta n'impuhwe babagiriye. Urabona umugabo bahise bamucisha aha ngaha, n'umugore nawe baramutwaye, bagiye gukatirwa urubakwiriye. None icyo cyari igice cya kabiri, mubyibuke. Kandi niba yakunejeje kora subscribe ndetse ujye ukora na like na comment kuko bidusubizamo imbaraga. Umugabo nuko birangiye agiye gufungwa, akanirwa urumukwiriye, ndetse n'umugore we ntago yasigaye, ahubwo bose babajyanye muri gereza, bagiye kubafunga. Bari abana mu by'ukuri nabo bagiye gusigara neza kuko bafite umuntu ugiye kubitaho. Twamubonye ni umupolisi wabatoraguye, yabagiriye impuhwe n'urukundo, arabasigarana nk'umubyeyi. kandi mu by'ukuri ibi ngibi bikora bakeya, ibi bikora bake cyane. uyabwiye ati rwose bana banjye nimuze aha ngaha ubundi, ati biriya nibyo bibaye kuri ba mama wanyu, ati ntago turi abagome nk'uko mubitekereza, utabwo umuntu wese ugize nabi, twebwe turi abantu nyine dushinzwe gukebura abo ngabo bigira nabi. Uti rero ntago turi abagome nk'uko mubitekereza, utahubwo nuko tuba dukwiye kubakebura. Ati ngenda bakunda kandi nzabera aho ababyeyi banyu batari, nimugire ikibazo, nimugire
kugira ubwoba ati muri abana banjye, ati muzasubira kwiga, ndetse n'uyu mutoya azajya amugurira amata yishime, ndetse azamushakira n'umukozi wo kumwitaho. abona rwose barahoberanye barishima, abana babonye umubyeyi muzima, ndetse n'umubyeyi yiboneye abana uwe yaramubuze ariko Imana iramushumbishije none imuhaye babiri. Urabona rwose agiye kubita. Dukurikire mu kandi gafilimi gashyashya ngiye kubahereza keza kandi karyoshye cyane. Ciao ciao.